Ndabasuhuje mwese bavandimwe aho muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Mbahaye ikaze uyu munsi mu gace ka gatatu k'amagambo y'ubwenge. Uyu munsi turareba ku bwenge bwo kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ni isoko y'amahoro kandi ni ikimenyetso cy'ubwenge nyakuri. Ni inzira yo kugera ku munezero w'umutima. Bibiliya iravuga cyane iti mu Migani igice cya 11 umurongo wa 2, iyo ubwibone bushe isoni zihera ko zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Kwicisha bugufi ntibivuze kwigira insuzugurwa, hoya, ahubwo ni ukwemera ko udafite ibisubizo byose no kumenya kwakira inama, kumvira Imana no kubaha abandi. Umuntu w'umunyabwenge ntarata ubwenge bwe, hoya, ahubwo arangwa no kwiyoroshya no kumvira ijambo ry'Imana. Bavandimwe, dore ingingo 3 z'ingenzi dukwiye kujya tuzirikana buri munsi. Kwicisha bugufi ni intangiriro y'ubwenge nyakuri. Imana irwanya abibone ariko ikagira ubuntu abicisha bugufi. Abicisha bugufi boroshya imitima kandi barakiranuka imbere y'Imana n'abantu. Ese urangwa no kwicisha bugufi mu byo ukora byose? Menya ko uko wicisha bugufi ariko Imana igushyira hejuru mu buryo bwayo. Ubwenge nyakuri bushingiye ku kwiyoroshya imbere y'Imana n'abantu. Reka dusenge isengesho rito. Mwami Imana, turagushimira ko utwigisha kwicisha bugufi. Dufashe iminsi yose kwiyoroshya imbere yawe no kumvira ijambo ryawe. Duhe kubanira neza abaturanyi bacu, abavandimwe bacu, inshuti zacu ndetse n'abo duhura buri munsi. Duhe kubana neza no kwicisha bugufi imbere y'abatuyobora, imbere y'ababyeyi bacu, imbere y'abana bacu, imbere y'abo tubana, mu buryo bwose. Duhe gucisha bugufi imitima yacu. Ibi Mwami, impamvu tubigusaba nuko ubwenge bw'umutima, umutima ufite ubwenge ugerageza no guca bugufi. Tujya kwibuka ko ubwenge nyakuri buturuka kuri wowe Kristo. Tujye tubizirikana kandi nawe duhe kubimenya. Dufashe utuyobore muri ino nzira yo guharanira kwiga kugira kumenya ubwenge nyakuri, kumenya ibyo ushaka kugira ngo tubigendereho, maze imitima yacu ihinduke ibe mizima. Tubisenze twizeye kandi tubigusabye twizeye mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Nshuti muvandimwe, niba iri jambo ry'ubwenge hari icyo rikumariye, kanda like, ukore subscribe, usangize n'inshuti zawe. Tuzongere duhure ubutaha mu gace ka 4 k'amagambo y'ubwenge. Wibuke, abanyabwenge n'abiyoroshya ntabwo bishyira hejuru. Imana y'amahoro ibarinde, ibahe impagarike n'ubugingo, ibahe umugisha mu byo mukora byose kandi mubikore mufite umutima iciye bugufi. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Imana ibarinde.